Amahoro y'Imana n'imigisha y'Imana n'ingabire z'Imana zibasesekareho mwese abateze amatwi izi nyigisho z'iyobokamana. Inyigisho z'iyobokamana ziboneka kuri no channel yacu ya Sobanukirwa. Uyu munsi ntabwo ari ikiganiro nyirizina, ahubwo turaza gusubiza ikibazo cy'umuvandimwe yabajije agira ati ese ko mu nyigisho zatambutse nagiye numva kenshi muvuga muti igitabo cya Korani, amagambo aboneka mu gitabo cya Korani Imana ivuga gutya, ati ese icyo gitabo ni igitabo ki? Mwadusobanurira muri make iby'icyo gitabo kugira ngo tubashe gusobanukirwa ndetse no kujya tugiha agaciro n'amagambo tuzajya twumvamo tumenye uburyo tuyafata. Ni ikibazo cyiza. Korani rero, Korani ni igitabo cy'Imana gitagatifu kandi gitangaje ku bayisilamu, gikubiyemo amagambo y'Imana mutagatifu, bakaba bagiha agaciro karemereye bakacyemera kubera ko kirimo amagambo y'Imana yamanukiye intumwa yayo Muhammadi, intumwa bemera nk'abayisilamu, intumwa Muhammadi mwene Abdillahi. Imana ikaba yaramumanuriye icyo gitabo kugira ngo atandukanye ukuri n'ikinyoma, ukuri kujya ahagaragara n'ikinyoma kijya ahagaragara. Ayo magambo akaba arizwe cyane ku buryo utakura inyuguti mu mwanya wayo, ntiwakura inyuguti mu mwanya wayo ngo bibure kumenyekana, kuko arindiwe mu bituza by'abantu, kuko bayafata mu mutwe inyuguti ku nyuguti, ijambo ku rindi. Ikindi kandi nanone gituma bashishikarira gufata mu mutwe aya magambo ndetse no gukomeza kuyasoma, nuko usomye inyuguti imwe yandikirwa ibihembo byinshi imbere y'Imana. Nk'uko intumwa y'Imana iha amahoro n'imigisha yavuze iti, uzasoma inyuguti imwe mu gitabo cy'Imana, Imana imwandikira ibyiza 10. Kikaba ari igitabo cyamanutse giturutse ku Mana, cyahishuwe nyuma y'ibindi bitabo byagiye bimanuka mbere, birimo Taurati ndetse na Suhufi ndetse na Zaburi ndetse n'ivanjiri ya Yesu mwene Mariya. Korani ikaba yaramanutse iri mu rurimi rw'Icyarabu, dore ko n'intumwa yaturukaga mu Barabu, nawe yari Umwarabu. Amagambo y'Imana ari muri icyo gitabo akaba ari y'abayisilamu bakoresha basenga, kandi ibyo bikaba ari itegeko yaba ku Mwarabu cyangwa Umunyarwanda cyangwa Umushinwa cyangwa undi munyamahanga uwo ari we wese. Ibi bikaba ari ikimenyetso kigaragaza ubumwe ndetse n'uburenganzira bungana ku bantu bose batuye isi, kubera ko umuyisilamu w'Umunyarwanda iyo ageze mu Barabu yabasengesha mu gihe bamuhaye umwanya ko abasengesha, ntacyo bitwaye yabasengesha, ndetse n'iyo yagera mu Bushinwa yabasengesha, n'iyo yagera ahandi hariho hose ku isi yabasengesha. Isilamu ni iy'abantu bose, kandi n'Imana basenga ni Imana imwe, ndetse n'igitabo bagenderaho bemera ni igitabo kimwe, n'ururimi bakoresha basenga ni ururimi rumwe, ururimi rw'Icyarabu. Imana rero yabivuze neza muri icyo gitabo irimo igaragaza ukureshya kw'abantu. Iravuga iti umwiza kurusha abandi muri mwe imbere y'Imana n'ubarusha gutinya Imana. Korani ntabwo Muhammadi yaryamye ngo buke avuga ati nabazaniye igitabo, reka da. Imana yatumaga umumarayika wayo ushinzwe kuvana ubutumwa ku Mana ibugeza ku bantu, ari we marayika Gaburiyeli, ari we twita marayika Jibril. Imana yagendaga yohereza amagambo make make mu rwego rwo kugira ngo itagora abantu bari icyo gihe, ndetse no kugira ngo ikomeze umutima w'intumwa yayo Muhammadi. Kumanuka kuri iki gitabo kugira ngo kibe kimaze kugera ku ntumwa y'Imana byatwaye imyaka 23. Intumwa y'Imana yari ifite abasangirangendo bari bafite akazi ko kwandika ayo magambo,
bari bafite akazi ko kwandika aya magambo yamanukiraga intumwa y'Imana. Intumwa y'Imana yarababwiraga amagambo bakayandika. Hanyuma intumwa y'Imana yavuye ku isi, Qur'ani isomwa ndetse nawe ayisoma, kandi kugeza ubu nta jambo ryigeze rivamo cyangwa se ngo ryongerwemo. Uko yayisize niko ikiri, tubishimira Imana. Qur'ani igizwe n'amajuzu 30. Kugira ngo wumve agaciro k'ijuzu nuko ijuzu rimwe nibura riba rifite page zigera muri 20. Qur'ani ikagirwa nanone n'amasura 118. Ngiyo rero Qur'ani mu ncamake abayisilamu bemera, abayisilamu bagenderaho. Kikaba ari igitabo kirimo amategeko abayisilamu bagenderaho, kirimo amategeko abagenga. Nuko rero twabasha gusubiza umuvandimwe kandi tumusabira no ku Mana ko yamuha kuyoboka ndetse ikamwongerera n'ubumenyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.